twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bacu dukunda, nukuri turashima Imana yongeye kutugirira ubuntu. Duhora tubivuga tuti Imana mubonye tuje imbere y'ibi bikoresho Imana yabaye idutije, byose ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu tuyishimira cyane kandi tuyiha icyubahiro, ndetse mwese tubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibane na buri umwe wese. Nkuko mubibona turi kumwe n'umuvandimwe wacu. Uyu munsi ni uwa gatatu w'icyumweru muri bwa butumwa mumaze kumenyera muri benshi, hunga udapfa. Ubutumwa bumaze igihe butambuka kuri channel ya Les 12 Ouvriers. Les 12 Ouvriers n'umuryango w'ivuga butumwa. Icyo Imana yaduhamagariye muri iyi minsi y'imperuka no kujya gushaka intama zazimiye, kujya mu bisarurwa kuko bireze, ariko abasaruzi ni bake cyane. Umwami Yesu yaradusabye twinginge nyiri bisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Yewe umuvandimwe n'abandi yewe n'abandi tutazi benshi cyane mu mpande zitandukanye z'isi, turamya tudashidikanya ko Imana irimo kubikoraho kugira ngo ubutumwa bwa nyuma buvugwe. Ntago dufite ubwoba cyangwa isoni cyangwa impungenge cyangwa gukekeranya kuvuga ngo ubutumwa ntago ari ubwa nyuma. Twaba twihenze cyane. Ibimenyetso Umwami Yesu yatanze, iyi generation sinzi ko izahita Umwami Yesu ataje, nta munsi nta saha, ariko ibimenyetso yaduhaye biragaragaza ko rwose umva n'ubu dushobora kumva aje cyane cyane. N'ubu dushobora kumva aje. Reka tubahe ikaze, reka dusenge mu izina rya Yesu. Twongeye kuguha icyubahiro kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze kubw'ubuntu wongeye kutugirira. N'ubuntu gusa suko dukwiriye. Umuvandimwe ugiye kuganiriza ubwoko bwawe, nanjye turi bufatanye, suko tuzi kuvuga, suko dukiranutse kuburusha abandi, suko Mana turabavuga butumwa bahambaye. Ibyo ukora byose ni kubw'ubuntu bwawe. Turabigushimiye kandi dusengeye umuntu wese ugiye gukurikira ubutumwa, Mwuka Wera w'Imana. Haleluya. Ngwino utayoboye, utaganirije ubwoko bwawe. Nta kintu na kimwe gishobora gusobanuka. Nta muntu n'umwe ushobora gusobanukirwa. Turagushima Mwuka w'Imana. Ngwino uyobore, ngwino wigishe, uganiriza ubwoko bwawe unyuze mu wahisemo uyu munsi. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye. Amen. 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 Bavandimwe, nge nitwa Patrick Kamanzi. Uri inyuma ya kamera, uri imbere ya kamera, reka tumwakire mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ari ubwa mbere wumvise ubutumwa kuri channel ya Les 12 Ouvriers, reka cyangwa ari n'ubwa mbere ubonye umuvandimwe wacu uri imbere yacu, reka tumuhe ijambo ni iryawe. Urakoze cyane muvandimwe wanjye. Amazina yanjye ni Shyaka Edward. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umusore wagiriwe ubuntu na Kristo, kandi uri mu rugendo rwo kuba umugabo wagiriwe ubuntu na Kristo. Ndabakunda cyane, mbahaye ikaze nanone mu kiganiro hunga udapfa, cyangwa se hunga utarimbuka. Uwo murongo muzawusanga mu cyanditswe kiri mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 17. Isi imaze kuba mbi cyane, igihe cyo kurimbuka kwa Sodomu cyegereje. Uwiteka atumye abamarayika basangayo umugabo umwe cyangwa umuryango umwe. Mbese uyu munsi we waba ari wowe umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa umuryango wawe, nkuko na Loti yari ameze mu gice kinini cy'abantu benshi bagombaga kurimbuka. Imana imushyikije ku marembo, marayika w'Uwiteka aramubwira ngo hungira kuri uriya musozi kandi ntutinde, ndetse ntunahindukire ngo urebe inyuma. Natwe uyu munsi tuje kukubwira ngo hunga kandi hungira muri Kristo, ndetse ntuhindukire ngo urebe inyuma kandi ntutinde, kuko umuvandimwe yabivuze neza yuko Umwami wacu Yesu nubaho tuvugira yagaruka. So hunga udapfa. Ese hunga utarimbuka. Niho yamubwiye ngo hunga udapfa. Murakoze. Amen. Yesu aguha umugisha cyane. N'icyo Umwuka yashyize ku mutima uyu munsi. Murakoze cyane bene data. Turi mu bihe by'imperuka. Hari igihe nigeze kubivugaho, kandi n'umuvandimwe nawe arabivuga, n'abandi hirya no hino tutazi Umwami agenda ahagurutse umunsi ku wundi.
turi mu bihe by'imperuka, ntituzatuza, ntituzahwema kandi ntabwo tuzaceceka. Ibihe turimo ni ibihe bisaba kubwiza abantu ukuri, kandi twabiganiriyeho ubushize. Ukuri ni ijambo ry'Imana, tubabwira igikwiriye gukorwa dushingiye ku ijambo. Uyu munsi nje kukubwira Umwuka Wera yakomeze kunshyira ikintu ku mutima, ijambo ku mutima rivuga ngo mbese wowe uhagaze ute mu gihe cyawe? Hari abatubanjirije bahagaze mu bihe byabo, kandi mu bihe bigoye biruhije, nk'uko n'uyu munsi igihe turimo kigoye kandi kiruhije. Mu bihe byabaga birimo guhakana Imana cyane, ariko wabaye maso agahagarara neza, agahagarara mu cyo umwami amushaka, akabana n'Imana mu kuri no mu mwuka. Muri bya bihe biruhije, kuko yahagararanye n'Imana, Imana nayo yajyaga imanuka igahagararana nawe. Mbese wowe uhagaze ute mu gihe cyawe? Uhagararanye n'Imana cyangwa uhagararanye n'isi? Ibi ni ibihe byo guhitamo aho uhagarara. Niba uba mu ruhande rw'Imana, Mose niwe wigeze kubibwira Abisiraheli bari mu butayu, sinzi akavuyo kari kabayeho mu Bisiraheli. Hanyuma aravuga ngo uyu munsi ngo abumva yuko turi abwira inzu ya Lewi, ubwo ni abatambyi n'Abalewi n'abandi, ati nimuze ku ruhande rwanjye, kuko bari mu cyimbo cy'Imana. None aravuga ngo undi wumva nanone ashaka guhagararana nabo ahagararane nabo, numva ashaka kujya ku ruhande rwa Kora na Datani na Abiramu nabo bagende bahagarare. N'uyu munsi rero nanjye nje kubaza ngo wowe mbese uhagaze ute, uhagaze he? Amen. Iki ni igihe abatari mu ruhande rw'Imana ntibazashobora gucika uyu mugozi. Nibyo bazinezeza by'akanya gato, ukunda kubivuga cyane, imyaka 3 n'igice, ariko nyuma yaho bazarira, kandi nyuma yaho barimbuke iteka ryose, babare iteka ryose. Ni igihe iki ngiki cyo kwemera ukaba mu ruhande rw'Imana, kugira ngo ibihe turimo twinjiramo, isi yinjiramo icyerekezo turimo, twatangiye isi yakinjiyemo, gisange uhagararanye n'Imana, warahagararanye na Kristo, noneho na Kristo amanuka ahagararane nawe muri ibyo bihe, kandi aniyubahije. Hari abatubanjirije, wenda uradusomera, dusomere muri Danieli igice cya 1 umurongo wa 8. Twumve mu gihe cye. Hari abatubanjirije benshi, wenda ndi bugende mbavuga. Turi muri Danieli igice cya 1 umurongo wa 8. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Amen. Niyo warekeraho. Nta nubwo ngo maze Danieli agambirira mu mutima kutaziyandurisha cyangwa kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. By'ubwami. Uwo ni Danieli mu gihe cye. Yamaze kugambirira atyo, yari ari kumwe n'abari abasore 3, Shadraka, Meshaki na Abedenego. Mu gihe cyabo bamenya yuko bakwiriye gukora ibyo gukiranuka cyane, kuko niryo banga ry'ubutsinzi, kandi igihe bari barimo cyari igihe cyo guhakana Imana. Ibi byo kurya by'ibwami wenda reka misobanureho gake, sindi butinde kuko turi bubiganire cyane. Ibi byo kurya by'ibwami, izi nyama z'ibwami na vino y'ibwami, babaga babiterekereje, babihongeye ibigirwamana, bakabimurikira abadayimoni ibigirwamana cyane, ku buryo bari abasore, bari Abayuda bajyanywe mu bunyagi, bari mu isi itubaha Imana, ariko barahishurirwa, bamenya yuko ibyo bintu barya n'ibyo banywa by'ibwami, by'ubwo bwami, bitarimo kubaha Imana. Kandi uko bajyaga kugenda babinywa, niko bajyaga kunamuka mu buryo bw'umwuka, bakagenda bava mu bumana buhoro, banamuka Umwuka Wera yigirayo. Kubera iki? Barimo bararya ibyamurikiwe izindi mana. Barangije mu mutima we ngo agambira. Mbese wowe uhagaze ute? Nuhagarara neza uzagambirira neza. Iki ni ikibazo. Nuhagarara mu ruhande rwiza, uhagarara uri kumwe n'Imana, uzagambirira neza. Ariko nuba utakiri kumwe n'Umwami Yesu, utagihagaze muri Kristo by'ukuri, ntuzagambirira neza. Arangije amaze kugambirira neza, abibwira bagenzi be ngo be kuziyanduza. Wumva icyo kintu, kwiyanduza. Kandi mwibuke yuko Imana ari iyera cyane, ngo n'abayisenga bakwiriye kuba abera, nk'uko na Data wo mu ijuru ari uwera. Natwe dukwiriye kuba abera, kuko na Data wo mu ijuru ari iki? Ari uwera.
noneho uyu nguyu amenya yuko ibyo bintu birimo kwanduzwa, nabikoresha aziyanduza, kandi namara kwiyanduza ya mana kuko ari iyera izaba itagifite umwanya muri we, arangije agambirira kutiyanduza kugira ngo agume ari uwera, akomeze kubana na data wo mu ijuru ari we wera. Abibwira bagenzi be barabyemeza, binginga ngo uwari ushinzwe kubagaburira. Ni bangahe muri iki gihe bapfa kwinginga umuntu wari ufite ibyo abaha bibabeshaho akavuga atoya bihagarike rwose, wowe ukabyara utazabikora, nyemerera mbeho nabi nta kibazo rwose, ariko nyemerera nkoresha ibi kandi uhumure nzabaho. Mu rugero rufatika ni nk'uko umuntu yaza afite miliyoni 5 kugira ngo babyumve neza, y'amanyarwanda, miliyoni 5 y'amanyarwanda, ariko avuye ahanduye, yaterekewe, yaragujwe, ari ibitambo yatanze, akaza akayakubita umwana w'Imana, umwana w'Imana agahishurirwa. Ibanga ashobora kuvuga ati yabimenye, si no guhishura, yabimenye mbere yuko uriya muntu ibyo bintu afite bitavuye ahantu hazima. Ni banga uyu munsi ashobora kuvuga ati izo miliyoni 5 wahita akubwira ati ndasubirwa, ahubwo iby'Imana yambwiye birasohoka, ati ngenda yasengera iminsi 2 arabahumanuye, ati ndayeza iminsi 2 arabahumanutse. Noneho hari n'ikindi kintu yakubwira yuko ibyo nta kibazo. Ikindi noneho no kuba bamusanga bakamubwira bati rero kora ibi bintu, yego, kugira ngo turaguha ibi niba ubeho neza, ariko wowe ni bangahe wakwanga kwiyanduza? Yahita avuga gusinya gusa biroroshye, sinya cyangwa se gukora ibi bintu icyangombwa Imana gasitiri mu mutima wanjye irabizi ko rwose, kandi ibi ntacyo, ahubwo Imana isoreje amasezerano. Benshi bahita bavuga ko Imana bari barampanuriye, Imana yari yaransezeranyije ibyiza, none haje miliyoni 100, ese 200, ese inzu cyangwa imodoka, kandi urabizi yuko kugira ngo ubyakire nuko hari ibyo ugomba gukora byangwa n'amaso y'Imana, uzi ko biri mu nzira zidakwiriye. Daniel rero na Shadraka na Meshaki na Abedinego ngo banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Uyu munsi ndagira ngo ubwire ngo ubwami bw'iyisi bufite ibyo kurya cyane, burimo kugaburira abana b'Imana kugira ngo banamuke, noneho bizajye kugera muri cya gihe cyo guhamya batagifite imbaraga ziha, kandi ibyo biryo biraryoshye kubi. Iby'ibwami bwose, ubwami bw'isi bwateguye ibintu byinshi bigomba kugenda binamura abana b'Imana. Ubu rero igikenewe nahoze mvuga ngo uhagaze ute mu gihe cyawe, cyangwa se ngiye mpagaze ne mu gihe cyawe. Daniel yahagaze mu gihe cye, na Shadraka ahagarara mu gihe cye, na Abedinego mu gihe cye, yewe sinabo gusa na Meshaki. Reka dusubire inyuma, Yosefu yahagaze mu gihe cye, ngo umugore w'umutware Potifari aramwifuza, afata imyambaro, urumva ko yari abonye aho amufatira, ariko ndaremera ararekura. Kandi iyo yemera gusa yari kumuvuga neza ku mwaka, ahubwo buriya hari ikintu iyo biza kuba iki gihe yajyaga kuvuga ati Imana isohoje amasezerano, yambwiye ko nzaba ukomeye, none umugore w'ukomeye aranyifuza, none icyo nkora reka njye dukora ibi ngibi, dusambane, hanyuma nkundwakaze, namara kunkundwakaza amibye atangire kumpa imitungo y'umugabo, cyangwa se umugabo tumurangize, tumukureho, njye nsigare mbaye ukomeye, birarangiye. Ariko umusore kuko yari ahagararanye n'Imana ye, yari azi isezerano umwami yamuhaye. Uyu munsi natwe dufite isezerano, niyo mpamvu dukwiriye guhagarara muri ry'ubugingo buhoraho. Iryo sezerano niba ushaka kurisoma bazarisome muri Yohana 14 guhera ku murongo wa 1, aho yavuze ngo dore ngiye kwa data hariyo amazu menshi, iyo atabayo mba mbabwiye, ariko kuko ariyo kandi ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka ngirene mbajyane. Iryo ni ryo sezerano, aribwo bugingo buhora. Rero na Yosefu kubw'isezerano yahagararanye n'Imana kugira ngo azasohorezwe icyo Imana yavuze. Natwe nk'abakristo uyu munsi isezerano nyakuri n'ubugingo buhora. Ibindi ni biduhumuriza. Mu Gifaransa unizi Gifaransa, mu Gifaransa babyita argent de poche, pocket money, pocket money mu Cyongereza. Ni ibintu Imana ni ibyo itubwira cyangwa idukorera kugira ngo bidukomeze, bidufashe mu rugendo rujya mu isezerano ry'ubugingo buhoraho.
nkuko umubyeyi aho umwana we pokitimani agiye ku ishuri, ariko pokitimani siyo ya ngombwa, abagira ngo azagarukane ya ngofero ku mutwe. Natwe Kristo barabiduha, atari byo byangombwa, ari ukugira ngo tuzambare ikamba ry'ubugingo buhoraho. Uhagaze ute mu gihe cyawe? Uriya mugabo Yosefu yataye imyenda, yagize ibyo arekura mu gihe cye kuko yari akuri kumwe n'Imana, yemera kurekura imyenda. Mbese wowe Satani nagutegera ku byo utunze, witeguye kubirekura kuko nicyo gihe twinjiramo. Nagutegera kuri uyu mubiri wambaye se, witeguye kwemera no kuvuga ngo no gupfa niyo ntakira naho ntakira, Imana ishobora kunyiza. Niko babasore bavuze kuko bari bahagaze muri Kristo neza, bujujwe umwuka wera, baranze kwiyanduza. Ariko kugira ngo uhagarare neza mu Mana ni ukubanza ukamenya isezerano Kristo yagusezeranye, kandi noneho wamara kubimenya ukamenya icyo bisaba. Icya kabiri ni uguca bugufi Kristo akaba muri wowe, warangiza ukanga icyaha n'igisa nacyo, ukanga kwiyanduza. Hanyuma byazagera mu gihe, uzi ko bari abasore aho bangiye kwiyanduza niho bagwirije imbaraga. Buri uko wanga kwivangavanga mu bitagira umumaro, mu bitubahisha izina ry'Uwiteka, niko ugwiza imbaraga. Yosefu arekuye imyenda ye adakozwe n'isoni zo kugenda yambaye ubusa, arwe hawe icyubahiro. Asohoka n'icyo cyubahiro n'icyo arabirekura, aravuga ati reka ahubwo nkize amaguru, nkizwe n'amaguru. Yirutse abamubonye baramusuzuguye baramuseka. Uyu munsi wa none isi yiteguye kudusuzugura no kuduseka. Shadraka, Meshaki na Abedenego banga biriya byo kurya byiza. Abandi basore wenda bari aho barabasetse, baravuga bataha, aba ntibazi birigezweho, ntibazi biryoshye. N'uyu munsi isi irimo iraduseka iyo tugenda tuvuga bimwe nk'ibi ngibi. Ariko nyamara mu isi bagaragaraga nk'abasuzuguritse cyangwa nk'abasekwa n'abagabo, ariko mu buryo bw'umwuka barimo bagwiza imbaraga kandi bemerwa n'ijuru. Kandi ndagira ngo mbwira aka kantu, iyo ijuru ryamaze kukwemera rinabigaragariza abakwitoroye. Yosefu igihe cyarageze kuko yagize ibyo arekura. Igihe kigeze Imana aca mu mubabaro. Wibuke yahise anafungwa azize ibyo. Yarekuye ibye, yiyambuye ubusa, ararekura, ariruka, ariko ibyo ngibyo n'ubundi bimushyirisha mu bibazo. Uyu munsi isi irimo irategura ibyo yadufatira, kubera ko yanze kwinjira mu byo bamuhamagara, mu byo bamushakaga, kandi by'igipagani bibi cyane. Iyo yibeshya akabyinjiramo, ibyo bya bindi duhora tuvuga tuti yari kubirya iminsi ibiri, ariko ibyo yariye nyuma y'umubabaro byari iby'igihe kirambye, ndetse byungura isi byatumye icyubahiro cy'Imana kigaragara mu isi. Nanjye uyu munsi nje kubwira ngo hagarara neza mu gihe cyawe, gira ibyo wanga, va mu cyaha n'igisa nacyo, kandi irinde system zose aho zashaka kugufatira. Muka Potifari yafatiye Yosefu, yafashe umwenda we agira ngo amukomeze. Nawe uyu munsi isi irimo irashaka gufata ibyo utunze kugira ngo igukomeze, ariko nifata ibyo utunze uzarekure wiruke inshuti yanjye. Irashaka kugufatira ku mubiri, yewe nibafata n'uwo mubiri wambaye uzemere uvuga uti niba ari no gupfa mfe. Umwami Yesu nabishima ko mpfa, Imana ihabwa icyubahiro, hanyuma y'urupfu hari ubugingo buhoraho. Kandi natanabishima arankiza amaboko yanyu. Shadraka, Meshaki na Abedenego na ba Danieli bose tumaze igihe tubivugaho, bamaze kwiyanduza bagwije imbaraga zibashoboza guhagarara kubana n'Imana mu gihe cy'umuriro. Hanyuma icyubahiro cy'Imana kikagira gite, kikagaragara. Mbese wowe uhagarara unyite na Kristo kugira ngo mu gihe gikomeye kituri imbere cyaje, inshuti zanjye, kugira ngo Kristo azamanuka ahagararane nawe. Hanyuma namara guhagararana nawe, izina ry'Uwiteka ryubahirijwe muri wowe. Abatuye isi batwitoroye, abatugaye bavuga bataba barasaze, abarokore hanyuma babona icyubahiro cy'Imana igenda. Wibuke bari abasore bageze mu muriro, ariko wibuke bahereye mbere babana n'Imana yabo, banga kwiyanduza. Wowe uriyanduriza mu bitagira umumaro, amagambo, ubusambanyi, uburiganya, kubeshya n'ibindi byinshi ntavuga. Gukunda isi cyane bigatuma na system zose ziza zikuganisha kujya kure y'Imana, wemera ukazijyamo. Kubera iki? Wowe uracyakunze iby'ibwami nyine, ubwami bw'isi. Nawe abasore banze isi, banze ubwami bari barimo, banga n'ibyabwo. Niyo mpamvu batiyandurishije ibyo byose. Amen. Wowe uhagaze ute inshuti yanjye? Mbese uri kumwe na Kristo? Kuko ibihe twinjiramo ni ibihe bikomeye. Utazagura ntugurishe,
utemeye kwiyandurisha sisitemu z'ubwami bw'isi. Ibyo twagiye tubivuga kenshi. Hari abantu benshi bagiye cyangwa se utemeye kuryamana na muka Potifari azagufata kugira ngo muryamane, buriya kandi uwaryamye arasinzira. Icyo isi irimo itegeraho ni ukugira ngo abantu baryamane nayo basinzire bajye mu bitotsi, impanda nivuga izabe kuzayumva. Kuko Kristo yaravuze ngo nuko muhore muri maso kuko mutazi igihe n'umunsi. Mbese wowe wararyamye cyangwa uri maso? Kandi kuba maso ni kuba muri Kristo by'ukuri, wanga kwiyanduza, wanga kujyana na system, kuryamana na system z'isi. Iki kintu cyanyuzuye cyane sinzi impamvu, kuko ibihe turimo hambere hari bigeze kumbaza barambaza bati se ariko ndabona irangamuntu y'ikoranabuhanga yo twayifata n'ibindi n'ifaranga, kandi wibuke iri irangamuntu y'ikoranabuhanga izaba ari imwe n'ifaranga, kuko nibamara kubona system ku isi yose yemewe, ni ukuvuga iki rero, n'ifaranga rizahita rikurwaho, aya tureba y'ibipapuro ni icyazahita avaho, bari connecting kuki muri yarangamuntu y'ikoranabuhanga byose ari ikintu kimwe. Twagiye tubivuga kenshi, warabivuze n'abandi natwe twese, uburyo kibihurijwe bizahurizwa mu kintu kimwe. Irangamuntu izaba iri mu bubiko bwawe, iri mu mwirondoro wawe wose, noneho nyuma yaho account bank yawe bayihuze no kuvuga ngo igomba kuba ari ikintu iki. Noneho nyuma batubwiye bati nta mafaranga y'ibipapuro akiriho. Hari abo numvise bavuga ngo barashaka kuyubaka nk'umudugudu umwe. Umudugudu isi yose n'ubundi umudugudu babirimo, oya barabiteguye bya system barayitangiye. Yego. Noneho uyibaza umuntu akavuga ngo ariko ngo ibyo twabyemera, ngo ahubwo wenda ngo microchip niyo twazana. None se uzakuraho imbaraga zanga microchip hari ibyo wiyandurishe kandi bikuganisha hariya. Daniel, Shadraka, Meshaki na Abedenego iyo baza kwiyandurisha biriya byo kurya, umwuka wera yajya kugenda bahunga, noneho ntago bajya kubona n'imbaraga zihamiriza imbere y'umuriro n'imbere y'intare zishonje, byajya gushoboka. Ariko hariya kuba barangize kwiyanduza kwikubitiro, kuko ni kwikubitiro bigitangira bakibagezayo, bakibageza i Babylon kwikubitiro, bamaze kwanga kwiyanduza bahawe imbaraga no gushira amanga, baruzuzwa, bigeze noneho no mu gihe kirimo no kuvuga ngo murapfa, biriho conditions, kuko bajya kubabwira ngo mukora iki, bamaze no kwerekana icyo bari bubahanishe. Ikimana ngiki mukipfukamire, ariko nimutanapfukama dore itanura ry'umuriro ngiri. Muhindure mwe gusenga Imana mu gihe runaka, kandi ni uwibeshya akayisenga dore urwobo rw'intare ngururiye. N'uyu munsi niko biri. Ariko bari abasore kuko bari baromatanye na Kristo, barahagararanye n'Imana mu gihe cyabanje, baranze kwiyandurisha icyaha n'igisa nacyo, banga kwiyandurisha ibintu byose bibakurura bibakuramo ubumana. Yego. Kuko hariho n'ibintu byo mu isi birimo bigenda binamura abantu byinshi cyane. System z'isi irimo yagurutsa zo kugira ngo kurusheho gukunda isi cyane, umutima wawe wimarire mu isi, hanyuma uko ugenda ukunda isi cyane umwuka wera agenda yigirayo. Kuko iryo jambo rirahari mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere niyo atari urwa kabiri, kugira ngo usaba dukamuremo icyo Imana yabishyizemo, nta kindi. Noneho murangiza wowe usigara uvuga Yesu wo ku rurimi ariko atakiri muri wowe, kubera iki? Hari system zagiye zigukundisha isi, kuko iyo ukunze isi cyane Kristo ntabwo aba ari muri wowe. Noneho igihe nikigera kiriya noneho kirimo n'ibihano, kirimo no gupfa. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo waho wa 15 wadusomera ugeze ku wa 16 ugeze ku wa 17. Yego. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 15 ugeze ku wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we.
kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. 17. kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. ngira ngo murabyumvise bene data. Amen. bari abasore banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwangizi, natwe uyu munsi twange kwiyandurisha byinshi biri mu isi, sisitemu ziri mu isi. icya mbere twirinde cyane igisa nacyo. icya kabiri twange kwiyandurisha ibintu byose bigaragaza biza byo mu isi bitugaragariza ko isi iryoshye ari nziza, noneho ngo tubyimariremo tugende, kandi rimwe na rimwe ari bigira ngo bigushyire kure y'Imana, bigukundisha isi, umutima uve ku Mana. kuko twumvise yuko ufite umutima wo gukunda ibyiza ntibishoboka ko yagira umutima wo gukunda Imana muri we. inshuti yanjye, hunga udapfa, hunga utarimbuka. uhagaze ute mu gihe cyawe? Mose yahagaze neza mu gihe cye, ahagararana n'Imana. isi imenya Kristo umwami w'abami, imenya Imana ikomeye, barizera barakizwa, kandi nawe yaciye mu bikomeye cyane. Yosefu yahagararanye n'Imana, agira ibyo yanga, agira ibyo arekura, abitera umugongo. Imana iriyubahisha mu gihe cye. Shadraka, Meshaki na Abedenego bahagaze neza mu gihe cyabo, bahagararana n'Imana. Guhagarara neza ni ukubana n'Umwami, nta kindi. Imana yiyubahishiriza muri bo mu gihe cyabo. yewe ubu se mvuga intumwa zahagaze neza muri Kristo zitanyeganyezwa, zikora iby'ubutwari mu gihe cyazo, isi imenya Kristo. nanjye uyu munsi niyo mpamvu nakijijwe, namumenye ku bwabo, kuko bahagararanye n'Umwami Yesu bataryarya. uyu munsi kwabo bakoze igihe mu gihe cyabo, uyu munsi akaba ari njyewe nawe turiho. duhagaze dute? twiteguye dute? kuko isi yo yahagurukije byinshi, barimo bararema ikigirwamana cyabo. nimvuga ikigirwamana si igishushanyo bazashyiraho runaka, sisitemu yabo bubatse kugira ngo tuyipfukamire, kugira ngo tuyizere, twimure Imana, twimike sisitemu. mbese wowe uhagaze ute? uhagararanye na Kristo ute? urimo uranga kwiyandurisha bimwe na bimwe? ubu utangira ubusejo, kuko n'abariya batangiraga ku ikubitiro, yewe kubera ko banze kwiyanduza, ndetse bikabashyira mu byago n'amakuba. noneho ariko nyuma yaho, kuko Imana barinze kwera kwabo, kandi n'Imana ari yera, ikamanuka igatura muri bo, hanyuma ikagaragarira isi. natwe twange kwiyanduza, dukomeze tubabera. Amen. hanyuma Kristo nabona turabera, nawe ature muri twe, agaragaze kwera kwe mu isi y'abazima. niba yewe ari no gupfa, ariko tugapfira muri Kristo, bizaba ari amahirwe. ariko tutiyanduje. uhagaze ute? isi irimo irazamura sisitemu buri munsi zigira ngo zifate umwana w'umuntu. umwana w'umuntu aramye sisitemu y'isi n'ubwami bw'isi, iba ari Imana. kugira ngo twagiye tuvuga ibi bya artificial intelligence, AI, niyo Mana ije gusoza byose. Imana y'isi, ubwenge bukorana ubwabo. Imana y'isi ije gusoza ibihe kabisa cyane. buri hantu hose nibyo bashaka guhindura. inshuti yanjye, wowe uhagaze ute? abahatubanjirije bahagaze neza. Pawulo yabivuze neza, ni nacyo cyanditswe nsorezaho mu Efeso 6:10 ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami Yesu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe guhagarara. wumvisha aho tugomba guhagarara, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. wowe uyu munsi uhagaze he? ukomereye he? bamwe baracyakomereye mu cyubahiro cy'isi. ndagira ngo ubwire ngo ntabwo Imana iziyubahishiriza muri wowe, kandi ntuzabasha gucika ibituri imbere byadutse bije. bamwe baracyikomereje ku cyubahiro cy'isi. ndagira ngo ubwire ngo ntabwo uzabasha gutera intambwe.
abandi bikomereje mu byinshi bitandukanye, ariko aho dukwiriye guhagarara kugira ngo duhagarare neza mu gihe cyacu, izina ry'Uwiteka ryubahirirwe muri iyi si y'abazima mbere y'uko Kristo atwara itorero, yewe niba ari no gusogongera ku mubabaro n'urupfu cyane rwose, nk'uko n'abatubanjirije babisogongeye, gusogongera ariko turi kumwe nawe, kandi niba ari ukugira ngo yiyubahishirize muri twe, hanyuma agaruke aze nitugera mu gihe cy'ibigeragezo n'intambara, nawe yiyubahishirize muri twe. Reka kwiyanduza, gira ibyo urekura nk'uko Yosefu yabirekuye, reka kwiyanduza nk'uko Daniel yagambiriye kutiyanduza, kandi uhagararana n'umwami, komerera muri we, kugira ngo aho tujya yasi nshya barimo bubaka. Icyerekezo cy'2030 twakivuze kenshi, twaratangiye buri munsi baragenda bubaka system zabo, ikintu kimwe kugira ngo nibiza bisanga uhagararanye na Kristo, uvuga uti mukora ibyo mukora ariko sindi bupfukame ngo mbirame, napfa nakira gusa Imana ishobora kunyiza cyangwa se kumbeshaho, napfa ndapfira muri Kristo, kandi ni ntapfa Kristo yemeye ko mbaho, nabwo ariyubahisha. Inshuti yanjye uhagaze uti Mwami Yesu akomera umugisha. Amen, amen. Usoje ubaza ikibazo, ubwo ni buri umwe wese ari bwisubirize, siko bimeze. Niwazi uburyo cyabanye n'Imana ye, niwazi uburyo ki ahagaze muri iki gihe, yisubirize aho abona bitagenda hatunganye, nabona bigenda akomeze yirinde, ahubwo akurusheho gukora ibyo ubutwara. Harundi we ntazi iyo biva niyo bijya, arumva inkuru ya Yesu, arumva ananiwe mu mutima, arumva akeneye kubohoka, arumva akeneye gukizwa, arumva akeneye nawe kuba muri bamwe bazasanganira umukiza kuri wa munsi. Birashoboka ko arimo gukurikira ubutumwa. Niki wamubwira? Icyo namubwira, nasubiremo aya magambo kuko nta kindi kiguzi bisaba. Ikiguzi bisaba ni ukwizera, kwemera, ugakingura umutima wawe. Subiramo aya magambo, vuga ngo Uwiteka Mana nyir'ijuru n'isi, kuko wakunze abari mu isi cyane, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nanjye runaka uvuga izina ryawe, uyu munsi nijeje umutima wanjye, kandi mbyatuje akanwa kanjye ko wapfuye ukazuka. Amazina yanjye uyandukure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzaza gutwara abawe ntuzansige, tuzabane none n'iteka ryose, ndi uwawe nawe uwanjye, unkoreshe uko ushaka. Amen. Amen, amen. Yesu aguha umugisha cyane muvandimwe, nawe wakurikiye ubutumwa, nawe umaze gufata icyo cyemezo cyo gukizwa, Imana iguha umugisha. Nibigushobokera uraza guhamagara cyangwa wandike ubaze icyo ukeneye kubaza. Umuvandimwe ashobora gutanga nimero ye, hanyuma turebe abayikeneye uko yabafasha, ndetse no kuri message uze kureba link ya WhatsApp y'umuryango wa Les Douze Ouvriers. Wifuje kubana natwe, wifuje ko ubutumwa bujya bukugeraho vuba, wifuze gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ugute wakorera Imana, ukande muri sanga muri iyo group ya WhatsApp. Turi kumwe, Imana ibahe umugisha. Amen. Namba yanjye cyangwa nimero yanjye ni uguteranya 256 75 3 8 3 2. Murakoze cyane. Amen. Dusabire n'umugisha muvandimwe. Mana ya Abraham na Isaka na Israeli, Yesu Kristo sweetheart, amen, intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, wapfuye ukazuka uri muzima, ndetse uraza gutwara itorero ryawe. Nsengeye buri wese udukurikirana muri aka kanya, n'uzadukurikirana Kristo, aho bari mu mpande enye z'isi bumva ururimi Kristo mwiza, kugira ngo ubu butumwa bugiraho bumuvana naho bumushyitsa bumukangure, kandi Kristo buherekeresha imbaraga zawe, kugira ngo buri wese abashe guhagarara neza mu gihe cye, kugira ngo abashe guhamya adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umugisha buri wese rero, kandi umugisha na Les Douze Ouvriers muri rusange. Kristo mwiza ikiruta byose, ubaye ugarutse mu kanya, twese dutaramane mu gitaramo cy'abera. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. 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 Yesu abahe umugisha, turabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Bye.